mu myitozo kugira ngo atangire nabo batinyuke kuza kwegera abakuru babo. Harimo umuhungu nabonye ukina ku ruhande risiyeze gukina witwa suri kuvuga Osherisi oya nabonye mu bahamagaye ukina Gabriel apana Gabriel n'umwataka kino kurande ni risi nyine ndi yitwa Helafu fullback fullback yenye rangiza ngo ravuga ko bawings b'imbere w'imyaka 17 nagize ngo ravuga ko bawings b'imbere ikintu Mariko Karike yamutinye ngo nuko ngo atigeze atinya abantu bakuru be rwose na Karisi niko bagati Karisi oje niko bagati mukaraje karabaca nkajya gati nta mupira urusho ravuga ndakukubita ati urankubita so wambonye urankubita wambonye wowe ko ndibona kwica ahubwo bikagucanga abahungu ba Fletcher bose abafurece bamaze iminsi bagenda bahabwa umwanya mu ikipe ya mbere rimwe n'abakazamuka ni byiza nyabone biriya ni ubundi uri no muco wa Manchester United oya cyane no kuri Karika arabikunda cyane kuko ni gihe yarahari rumuke yateka muri 2021 Burane wazanye ba Elanga ba Sancho ba Sancho ari umugabo wa Monesiga Sancho barabaga na Sancho ari umusaza waruje muri transfer ya 180 ahubwo bayiranga no bari batoya ni bagiye oya mani mazi gishinjwa urareba ntigurisha abakinyi ba academy hagiri mu makipe yinjiza amafaranga menshi bitewe wenda na academy ntanubwo muri first team ntanubwo ifite benshi kandi mu myaka yashize wasangaga Watford Burnley Charlton Middlesbrough ndavuga ikipe zabaga ziri muri Premier Division zizamutse wasangaga Manchester zifitemo abakinyi barenga 7 ba academy yabo batashobora gukina kwa Manchester United bitewe na level ariko bashobora kuba bari muri kuri level yo gukinira andi makipe matoya ya Premier League. So usanga rero nka Michael Carrick uwo muco abawuzi abavuga tereka nzamure wenda uwo Gabriel cyangwa se uwo Fletcher ashobora kwisanga muri ekipe ya mbere bigakunda cyangwa se akaba undi mwaka yaba ritara Leicester City yanakoresha cyangwa se indi ekipe yanakoresha bikaba byabaviramo amafaranga. Urebye nka Man City nubwo impamvu Pepe yicara muri press conference akavuga ngo turi ikipe ya gatanu yashoye amafaranga make ku isoko suko baba batarashoye menshi ariko bacuruje amafaranga menshi muri iyi myaka 5 Man City niyo kipe yinjije amafaranga menshi mu bakinyi yagurishije ba academy. So wareba rero kuri Manchester United yari isanzwe izwiho icyo kintu ko yari ekipe ifite ubwo butunzi muri academy yayo ugasanga ifitemo abakinyi benshi janibuka ba Tom Cleverley ba Danny Welbeck bandi abakinyi benshi abagifite abakinyi benshi ukumva ngo uyu ni umukinyi wa academy ya Manchester United ariko ubu ngubu ugiye kureba usanga ntabwo bakiriza kuri iyo level. Umukeba wabo Manchester City niyo yihariye ako gahigo mu gihe mu indi myaka 10 yari ishize yari Chelsea ifite ako gahigo ko gucuruza abakinyi benshi ba academy mu gihugu cy'Ubwongereza. So mbona rero kuri Michael Carrick azi uwo muco ni umuntu wabaye kwa Manchester United afite Premier League 5 byafasha Manchester United kugira iyo DNA yabo noneho buri ufite abakinyi batatu beza bebeza muri first team baturuka muri academy kiba ari ikintu kiza nawe mbona ngo mu myaka 3 ishize Real Madrid yinjije miliyoni 400 z'amapaundi kuri academy gusa batigeze bagera muri first team mu gihe Barcelona yinjije miliyoni 190 bakavuga ati byibuze Perez niyabuze byose hari naho abatarashoboye gukina muri first team yabakuyemo amafaranga. So kuri Manchester United Carrick ni nayo mpamvu genshi gikiye ko yahabwa permanent contract byibuze 2028 Carrick yabari gutwara Premier League. Oya kimwe ni rega niyo mpamvu ya makipe Ben yagira makipe mato niyo mpamvu wagira makipe mato ntago amasezerano muyemera Fadi ko seke
ariko ko muhigima ni muvuge mutubwire mwe Benjamin wihigima Fuadi wihigima vuga uti sindi kumwe nawe nemera ko nemera ko umushinga wa 28 wishwe no kuza kwa Ruben Amorim ariko nje mbona nakwizera Michael Carrick umushinga wa 28 imyaka 150 Manchester United kuri target ya Ineos yo kubatwa igikombe cya shampiyona mu myaka 150 bazaba bakora anniversaire yayo mbona byarishwe no kuza kwa Ruben Amorim ntacyo yakoze kuko byuzuza kuza kwa undi mutoza ari waje akaba ari byo bateguye byari ko byibuze bifite 30% none cyangwa 50 ajya muri munini watsindiye finale Europa ariko ngo biragoye mbona nyine reka nkubwire miseze imwe siwe waretse se ngatanga igitekerezo rwose ntabwo waye uburenganzira nko gushyigikira nshobora gutagushyigikira miseze imwe ibura seze imwe rero ntabwo ari imwe n'ebyiri oya ari mu yamundi twari 2026 hari 2026 2027 iyo ni yasize oya buretse gato iyo yabari ya Michael Carrick yo uyu munsi reka twemere ko aza top 4 reka nyine nsoza igitekerezo cyanjye nseke nyuma ngo nunse ko ratuma nibagirwa noneho 2026 aga challenging akaba mu challenge ntabwo navuze Kotenda 2027 akaba Kotenda akagihanganira buretse gato akagitwara rya buretse Kotenda rega buri buga igitwara ntabwo uba Kotenda utagitwara byashoboka uba Kotenda igitwara byashoboka buretse gato reka mbisoze ikombe byashoboka bitera ariko ndebye reka nsoze ariko mujye mwumva ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora oya ngenda bivuga afite umuzamu ukiri muto uri muri Proje Sanlamens yatangiye ku muzamu wa mbere karageze ku rwego rwa Donnarumma ari ku rwego buretse reka soze ndashaka nimero 3 ndashaka nimero 3 buretse umwanditse nasira ari kunginga oya defense ndayifite sari kunginga se waseka nawe kandi Rock Shaw azaba kihara oya ngenda banza wumve njyaba defenseur batatu ndabafite beza muri central defend fite Lisandro Martinez fite Martin de Light fite Renior de Light ushaka kumara amezi 3 adakina uramufite umufite nta kibazo kuva mu kwa 11 wakwitonze ariko se ntiyarakinya ndarindwi buretse fite Renior uri bwigire kuri Lisandro na Martin de Light fite experience ya Casemiro oya yahari Maguire ndaza gushaka babizwe batari mwongera amasezerano se njyewe ndaza gushaka njye sindi bwite koko Dorgu yanyeretse ko atari nimero 3 yaba umuwinga njyewe najya gushaka nimero 3 sibyo najya gushaka nde nimero 3 nimero 2 ndamufite w'imyaka 26 yitwa Diego Daro na Mazraoui wa 28 ndebera neza abo challenge biragaragara ko bahanganira umwanya umeze neza sava nkajya gushaka nimero 6 sibyo ubwo nabakinyi bangaye babura nimero 3 nimero 2 nako ni nimero 6 abo sabakinyi babiri hajya gushaka undi mukinyi umwe wenyine w'ibumoso umuwinga wahanganira umwanya na Mateus Cunha na Patrick Dorgu nkavuga ngiye kugira umuwinga tipika najya kuzana Anthony Gordon ibyo byose babikoze kugeza 26 oya rega sabakinyi bane mvuze nose ntiwambinjiza muri sam imwe ugatwara igikombe oya ntabwo navuze igikombe nasire batuga ko 28 bagitwara ibintu byose uvuza babikoze muri Mercato 2 ariko kuki utabikora se muri Mercato 2 ubu se ntabwo bagiye kwinjira top 4 bakoze Mercato imwe ya Ruben Amorim sije kubashyira muri top 4 kuki sindi sezo utagura bane bacalenginga bazatanga challenge umwaka utaha bazanakina Champions League umwaka 2027 na 28 ukinjizamo babandi bavuga ngo baje gukonfirma gutwara igikombe baze bakora automatisme ariko nandukanyiriza ni icyifuzo ni igitekerezo hagati y'ibyo bibiri byo mbimbwiramo kimwe ari igitekerezo ni icyifuzo cyane igitekerezo nje nshaka kuvuga ngo ni ansobanurira ni icyifuzo utazi ni projet oya ahubwo sibyo niko kubaza niko kubyumva ibyifuzo byaba bigoranye ni icyifuzo ni igitekerezo ni projet project manager we ibintu kubivuga biroroha ukahita nabica project umunezero aryiza kabisa reka baze project manager reka nyigupangire nkubwire none umbwire ko itagitwara ariko wabyore kwipanga ko wabyore ariko ndi muri projet mwabyore icyo nakubazaga ntabwo cyakira umva nkubwire shyiramo nimero 3 uyimpangire mani unkorere graphique kandi genda aza kubibaza abantu muraza gusanga nge nagitwara uzajya uvuga uti 3 ndagenda buretse gato
shaka ubutaha uzabanza ukavuga uti mfite icyifuzo nkamenya niba ari icyifuzo ufite cyangwa ukavuga uti mfite igitekerezo nkamenya niba ari igitekerezo kuri Man United icyo ukoze ni icyifuzo niko wifuza ko byagenda niko byifuza ariko navuga ngo iba yari na projet aho mbashije kurara numvise iba yari na projet ari nkanjye uyifite yagitwara ubwo ni karike ubwo mbashije kumva neza uko bimeze nanjye nicyo mu kwifuza kuko gihe imyaka yanjye ndeba neza ibintu nkibibona neza ndahuzagurika nkeneye kubona United ikomeye hakiri mu mujyi wo gukomera aho rero niho turimo tugana tuvuga tuti 2028 se koko cyaba cyatashye reka njye bekubwire be jya muri Bournemouth nshyiraho nimero 3 Adrien Turife sibyo mutamukura mutereke muri United witwa nde Adrien Turife na Big Four ntikibonetse wa n'ubuzanye sibyo uretse ngenda nakumva cyane sibyo munasi niwumva nkuhakanyije mbaro nsohora sibyo fatira miliyoni 80 nazitegure Lincoln zanjye miliyoni 80 zive kuri bank ya project manager yabukuna ari kumubwira sibyo zive kuri konte yawe mfatira miliyoni 80 zinjyanire muri Paris Saint-Germain sawa kabisa ndazana nde Vitinha sibyo gatandatu hariya azaba akinana na Kobe Maino Mason Mount ari umusimbura Vitinha Mason Mount nanone komeza urumva ufite mediane ya Kobe Maino na Vitinha na Mount oya na Bruno Fernandes navuze ngo azaba ari umusimbura Mason Mount bane imbere navuze Mason Mount ni umusimbura sibyo no barasimbura ndongeramo amasezerano Bruno Fernandes kuri experience sibyo kuri experience ariko se wari uvuze nimero 3 ko atamukizeho hari yabuze gugo ntawizi oya yavuga ashaka atamwumvisha Adrien Turife wa Bournemouth ngende manuke ngenge muri Real Madrid sawa kabisa yego aho ngaho baraguha mbabwire Mati Rodrigo ntabwo akina hano nangize ngo yere kuri Chouameni ko karega kazabiro ntawo Rodrigo Goes ndashaka umuwinga Machachari 11 Rodrigo Goes kubera iki sata oya nibyo ndakumva giye muri project manager nkuryamyeho sibyo mbafite wing imwe ya Dorgu Amad Diallo fiti ya Rodrigo natakisha Benjamin Sesko Bruno Fernandes nyuma yabo Vitinha na Kobe zikaba zawo wibagiwe rero ikintu hari ikindi kintu cy'ingenzi Manura Arsenal mu cya kabiri ushyiremo City ariko zirabaze na Liverpool none se zikubisa zitari mu cyambere ariko izikubisa zitari mu cyambere hanyuma se nyuma kuzikubita ariko umutoza hari atinze kuza ugira ngo yaza ko ari icyifuzo cyawe umubwije uyimpange turifaba kabisa oya reka mubwize ukuri umva nkubwize ukuri mu myaka ibiri project manager nakwemera cyane 2028 kirabagihari aho turafu project manager yabikoze byarangiye aricyo ushaka uyu niwe uzakina gatatu nibi bitugu araza umupira aza umupira uyu muhungu ese yahetse imiheto gusa uyu nameze nk'umuhigi w'inuma muze kureba uyu mo ntahiga inkware gusara uretse abakiriya umva nkubwiye project manager uguze bangaye batatu iyi sezo ni batatu gusa ubwo ni nuza umuhigi w'inkware na Rodrigo Goes na Vitinha aho arahagije ntabwo navuze iyi sezo ya challenge sibyo ni ukuvuga ngo sezo yo gutwara igikombe byaterwa naho amasezerano ya Harani oya naho kipe yabigeze buriya aho kipe igeze ubu ngewe mbona wagenda wongeramo mbona ibonye top 4 uyu mwaka nakongeramo nimero 3 yego ngewe mbona mu nimero 3 mwiza uri mu gihugu cye ko sinshaka kujya hanze ya ligue ngewe mbona undi mukinyi mwiza uhari udakina muri Arsenal udakina muri Chelsea kuko nge nemera ko ba nimero 3 beza ni kukurera na Arsenal ifite yaba Karafiori cyangwa se Inkapi ntibishoboka ko wabona sibyo nkavuga ni rero umwana uba muri Fulham ariko arakuze nge ndi kureba umutoya uyu ni na mutoya birashoboka ariko n'umukinnyi mwiza ariko yasubiye inyuma uyu mwaka yasubiye inyuma ariko n'umukinnyi mwiza ndabizi Turife ni mutoya icyo mbivugira ni mutoya kandi ubona ko 2028 yaba amaze kugira experience byanze ubona sezo ye iri kwanga ari Patrick Dorgu wajya ukora changement nge navuga ni urushaho mwirukanye
Lukshaw yagiye kwa azijyana. Birmingham. Lukshaw ntabwo mubara mu bakinnyi Azijyana. ba projet gutwara ahubwo ari igikombe umukinnyi utavuze wo muri 2028 Nottingham Ya, ukwiye kuba ari ya, muri ya. Man United ukina hagati Elliot Anderson Elliott ngewe rero ngiye kuko nyene nimero 6 tipike kandi nkaba mbona Elliott akina nk'ibyo Maino akina mbona n'ubundi wabuguze mu box to box sibyo numpa nimero 6 nkumva ari we ndahita no projet ikomeye ngiye navuze Vitinha yabikomeye navuze Vitinha ngewe kandi mwaka utamaniza biri muri Project Champions manager League. Nesiro shaka ariko Ben rero ahantu bakora amakosa ushaka guhumukira igitekerezo umukire n'ibyo igitekerezo uyu muntu ni project manager ugomba kumutega amatwi gusa muteza amatwi oya nayanyunganira kandi ngiye ntabonye Vitinha biragoye ko ubu ngubu wabona umunimero 6 ubwo waba ugiye gushaka umutoya navuga nteka ngene ngure Carlos Bareba ni projet ya 2028 ese wagura wa ndi wo muri Aston Villa witwa ndese Kamara kuri je ya Manchester ikina imipira miremire yihuta mbona Kamara urabona ko ntuza siwe ntikina British game rego wewe nayakina British game ndaryoshye cyane inde urayemera imipira ye niyiruka ariko ngewe buri yanjye nemera Vitinha kandi mbona kuri Manchester yageze muri top 4 nese ko uvuga imipira yirukanka kandi Vitinha kakina udushot passes ari nayirekura agira ama transition duto byakundara reka dutegereze